Vumbura TV Rwa Documentaire Idea. Urutare rwa Ndaba ruzwi cyane mu Kinyarwanda nk'urutare rwa Ndaba, ni hamwe mu hantu h'ubukerarugendo bushimishije mu muco ndetse n'amateka. Urutare rwa Ndaba n'amasumo ni kamwe mu turere dukurura ba mukerarugendo, biri mu karere ka Karongi. Bitatowe gusa n'ubwiza bwaho, ariko nanone kubera amateka y'imigana ayikikije. Umunyamakuru wa Vumbura TV Imanishimwe Vincent nasuye uru rutare, naganiriye na bamwe mu baturiye uru rutare rwa Ndaba, hari byinshi bagiye batubwira. Kugeramo hasi gatoya uko bimeze, kugeramo indani kureba urutare rwaho Ndaba yahanitse neza, kureba naho yabashije kuba yaraguye. Hari hagisongoye urutare rwo rwagarukiraga hari ahera Ndaba rero yarahageze ari mu mugenzi wigendera aza kubona ugarebye abona nta kuntu ari buhagere n'amaguru, bamuzirika imigozi Ndaba aramanuka ageze aho nta murasa wangana utanofata akavuyo no gucuranga. Bikekwa ko mbere y'uko haba aha hantu hari umuntu witwaga Ndaba uzwi cyane, yabaga mu ishyamba rikikije urutare agahiga igihe kinini. Mu gihe yari hanze yagiye guhiga mu ishyamba hamwe n'ubuki, agenda n'amaguru ye. Yahuye n'igitare gifite umwobo munini w'inzuki, yagiye mu mwobo kubera ko yari afite amatsiko kandi ararikira. Abona ubuki bwinshi butemba mu biti, yahamagaye abandi bahigi, ababwira ibyo abonye, maze abasaba kujya hasi bagakusanya bimwe muri ibyo. Yibira mu mwobo kugira ngo abone ubuki mbere y'uko bagenzi be baza, maze amaze kugera hepfo yaho atangira kwirira ubwo buki. Ubuki bwari bwinshi ku buryo inzuki zitamwitayeho, ariko yarariye cyane kandi atakaza imbaraga bitewe n'inzara ye. Izuba rimaze kurenga, abasangirangendo bamenye ko bwije, bahamagara izina rye bagira bati Ndaba, bamusaba kubyuka kugira ngo basubire mu rugo. Kubw'amahirwe Ndaba yari yujuje kugeza aho atabasha kwikuramo, bahisemo kumutererana barigendera. Agerageza kuzamuka ava mu mwobo, aranyerera maze yikubita hasi, ahasiga ubuzima. Uyu munsi urutare rwa Ndaba ruzwi ku izina rya Ndaba. Urutare kandi niho hari amasoko menshi kandi meza. Amwe mu mateka y'urutare rwa Ndaba: urutare rumanukaho amazi rwa Ndaba ruri mu muhanda Muhanga Karongi, rukaba ruri mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Karongi uzi Muhanga. Bavuga ko ngo rwitiriwe umugabo Ndaba wazize gukunda ubuki. Abaturage baturiye urwo rutare barimo n'abajya bacurangira abakerarugendo bahatemberera baje kureba ubwiza nyaburanga bwarwo, batangarije umunyamakuru wa Vumbura TV ko urwo rutare rwa metero 100 z'ubujyakuzimu rufitanye isano n'izina ry'umugabo Kamegeri. Umusaza Sekamana ukeka ko yaba afite imyaka 84 yavuze ko Ndaba ari izina ry'umuturage ryitiriwe urwo rutare, ubwo uwo mugabo yajyanaga na bagenzi be guhakura ubuki bwabaga mu mwobo wari mu cyeragati cy'urwo rutare. Maze mbere yo guhakura ubuki bamuzirika umugozi muremure mu nda, baramumanura bawufashe. Ageze aho ubuki bwari buri atangira guhakura, ariko agahakura yirira. Bagenzi be bati ese Ndaba ibyo guhakura bigeze he? Ndaba nawe ati ntimugire ikibazo, ndi guhakura ndabazanira ubuki. Ndaba yakomeje guhakura ubuki yirira, abo hejuru bamaze kurambirwa, ubwo na Ndaba yari amaze guhaga. Bati ese Ndaba uratuzanira ubuki cyangwa? Ndaba ati reka da, ubuki nabuhebye. Barungurutse basanga Ndaba ari gukomba intoki, yahaza ubuki. Baba bari kuyu mugozi, Ndaba aramanuka no hasi ngo po. Ibyo Sekamana yabivugaga nk'inararibonye, ni nabyo umwana witwa Samuel ucuranga iningiri, igicurangisho gakondo cya muzika, yacuranze mu njyana ye y'iningiri. Ikinyamakuru cya Vumbura TV cyamubajije niba yarabyize mu ishuri, yavuze ko ari ibyo agenda yumvana abashesha kanguhe abana nabo mu buzima bwa buri munsi. Abaganiriye n'ikinyamakuru basoje bavuga ko Ndaba yazize indambi ndetse no kutuzuza inama yagiranye na bagenzi be. Muri abo bose nta wari uzi imyaka Ndaba yapfuye afite, gusa urwo rutare rumaze igihe kitari gito ruzwi ndetse runasurwa na ba mukerarugendo batandukanye. Ikiganiro cyacu reka tugisubikira. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent, bashimiye ko muri kutwumva. Niba ukunze ibiganiro byacu, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share, kugira ngo ujye urushaho kubona n'ibindi byiza binyura kuri uyu muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.